Yes, muraho neza mumeze mute? Banzuka ujye kuri Chrome yawe wandikemo Ndabaga Movies .com ubundi ubanze urebe website icaho filime zanjye ujye urebe inkuru ujye wumva inkuru mvuga ariko wanarebye no ku gafilime sogongereho niba utari umufana udasanzwe uzireba banze uceho uzirebe ubundi twikomereze kora share kanda like ukore na subscribe reba hasi kunzogera ukoreho ubundi biganiro bizajya bitambuka kuri YouTube channel byose nyine bijye bibanza bikugereho. Ndagarutse rero muri party ya kabiri ndabizi abenshi amatsiko yabishe atese biraza kurangira bitaba abantu bari aba bantu sinzi okay reka dukomeze noneho iyo mufashe mu kiganza umugabo yumva ntagaze ukuntu abaye Sifa aramubwira ati ese Gerard ntago turi bujye kwinegura hari ikirori kibura kwinegura koko urumva bari basigaye ari babiri barangije aramubwira ati tugende tumwe nizasigaye Gerard yari ari kwinywera ka Jameson nyine urumva katangiye no kumugeramo ariko atavuga nyine wenda ngo yasinze cyangwa iki yari akiri soba nyine ari ibintu biri aho ngaho kiretse twishimo dukeya nyine ukuntu nuko barangije binjira mu nzu binjira kwa Sifa nababwiye ngo hari hanini kurwo rupangu rwari runini n'umukobwa wari ufite ku mafaranga nyine abasha kwikodeshereza ahantu hameze neza kandi yakakirira n'abashyitsi wenda batarenga 30 gutya ibintu nk'ibyo barinjiye bahita bagenda bafungura impano zose Sifa bamuhaye harimo inkweto harimo imyenda harimo harimo ibintu byinshi byiza aranezerwa aravuga ati burya Gerard uziko mfite inshuti nyine niko yari ari kubwira umugabo wa Anna ati Gerard we uziko burya ngira inshuti uziko nezerewe nyine yumva nyine umutima we urishimye cyane noneho gift zose barazirebye Sifa itazifata azijyana mu cyumba zose aravuga ati nzabipakururamo nyuma reka mbe nkuye akakavuyo muri salo Sifa arangije ajya mu cyumba hari hanashyushye cyane yanyweye wine yumva ashyushye akuramo agashati yari yambaye asigarana agasengere nyine ukuntu kandi afite ukuntu yari afite imiterere myiza Gerard amubonye kwihangana biramunanira bimunaniye ava mu ntebe yari yicayemo asatira nyiramwiza Sifa baratangira barahoberana ibyo guhoberana bivaho batangira no gusomana nyine namwe murabizi nyine ko biba bimeze batangira gusomana noneho Sifa itamwirekuza aramubwira ati Gerard nubwo bino bibaye nendaga no kuba nagusezera ngo nkubwire wa mugabo we narakubonye numva ndakwishimiye ariko ufite umugore mwiza w'umwana mwiza nagira ngo nanakubwire ko uyu munsi nyine kuri bidi yanjye nari bunagusezere nkubwira ko ngiye kuva muri iki gipangu cyanyu kuko naragukunze kandi nago nasenyera umugore mugenzi wanjye abimubwiye umugabo aravuga ati nimba unagiye noneho ubwo nyine hashye nuko birangije umugabo yaramwatatse bakora iby'intare namwe murabizi abaramwirukankanya mujyanye mu cyumba araterura bajya mu cyumba harashya koko ibyabo barabirangiza baraseka baranezerwa barishima kuko bari bananyweye buri wese nyine yumva afite umunezero aramugatura urakoze gusa babajwe nuko wenda umugore wawe ni iki bino bibaye ariko ngenda ahita nigendera ntabwo nzagaruka basezeranaho barangije bava mu cyumba binanura barasohotse Gerard ndetse na Sifa bageze muri salo basangamo gift batari bigeze binjiza ariko baravuga batari iyi gift turutse hehe Sifa aravuga atari ko Gerard gift yari wabonye konzi ko zose nari nazinjije mu nzu mu cyumba biramucanga ariko Gerard aravuga ati naribi reka turebe nyine byari byo turebe yariyo barafunguye bajya gufungura ako ka box karimo yari impano nini cyane pe igaragara ishyitse bafunguye basanzemo umukufi mwiza cyane ariyo Shenete
nziza za zindi zihenze zidacuya, zimwe nziza nyine ziba zihenze, basangamo n'ikanzu nziza cyane. Gerard ahita avuga ati mana we, mbega ikanzu iri bujyane na taye yawe. Nyine ko Gerard yari asigaye abona uwo mukobwa nyine yari mwiza, narabibabwiye muri pariti zibanza. Araje aramubwira ati reka nyikugere turebe. Arongera amukuramo imyenda, arongera kisi zivuza ubuhuha, aramusomagura. Barangije amwambika iyo kanzu aho ngaho muri salo, aramuhindukiza amushyiramo n'iyo shenete. Aravuga ati uno muntu ko mbona azi kwitegereza, nyine ko mbona uyu muntu nyine wagira ngo niwe wakwiremeye, umuntu wakuzaniye bino bintu birakubereye. Barangije bakiraho ari kumwambika banezerewe bahoberana. Muri ako kanya hari umuntu winjiye. Anna yarinjiye ako kanya, urugi ntago bari barufunze kubera kugenda nyine banajagaraye n'amabyeri n'iki. Dore ngo Anna arinjira muri ako kanya, bakiri muri ayo aza akoma amashyi. Avuga ati wow, mbega ikanzu nziza ikubereye. Ati ntago narinzi ko iri bukubere bigeze kuri uru rwego. Naje nsanga murahuze, naje nsanga muraryamye nanga kubadehanja. Ndavuga ati wenda ndaza kugaruka nyuma, buriya nari nicaye hanze. Ndavuga ati ndagaruka nyuma nyine musoje ibyo murimo. Gore Anna abwira Sifa ati warakoze kuza mu buzima bwanjye, kandi happy birthday, isabukuru nziza y'amavuko, Imana nyine ikomeze ikwagure. Anna arangije amaze kuvuga ayo magambo, nta kurwana, nta kujya gukubita umugabo, nyine bya bindi abagore nyine mugira ngo musanze umugabo aguca inyuma ngo uravuze ngo wabuze iki. No, ibyo Anna ntabyo yigeze avuga. Yamaze kuvuga ayo magambo, amaze kuyabwira Sifa, ahita asohoka yegekerezaho maze arataha. Iyi nkuru iragira iti Gerard yavuze iyi nkuru avuga ati umugore wanjye Anna yambabariye icyaha, ntigeze nanamusabira n'imbabazi. Nagiye kumuganiriza gusa arambwira ati narakubabariye wa mugabo we. Ariko mba numva icyo ari igihano kirenze kuruta uko yaza nkamfate ngo antuke ambwira ati kuki wampemukiye. Mba numva aribyo nakifuje, cyangwa basa akankubita, cyangwa basa akampereza n'ikindi gihano. Ariko iri babarira ryiwe yambwiye ati ndakubabariye gusa, nta mahoro mba numva nyine n'ubundi mfite. Bimeze bite? Ubwo rero jya muri comment umbwire ukuntu byumva, niba iyi nkuru yakuryoheye umbwire, kandi nimba nawe ufite inkuru ushaka no kugeza ku bantu, ndi hano ku bwanyu. Ngaho like, kore comment umbwire uko byumva, share na subscribe kugira ngo izindi inkuru zizajya ziza nyine nawe ujye ubasha nyine kuzumviraho. Nuko inkuru ya Anna na Gerard yarangiye, ubwo baracyabana, ariko umugabo nyine ahangayikishijwe n'izo mbabazi zitariho kumutotera ngo amubwire ati kuki wabinkoreye, kuki wankoze ibi ngibi. Mbibutsa ko ukimara kumva ino nkuru hita unyarukira kuri website yanjye bita ndabagamovies.com, ugende urebe filime zanjye nkora. Ntabwo nkora zino nkuru gusa, sobanura na filime mu buzima busanzwe. Ndabakunda cyane, bye bye.